hari abantu ibihumbi 10 maze gushimisha mbibona neza ko bishimye. Yego kwita Amerika ko nsoye indirimbo yanjye none se ntabwo ubona impact yayo igiye kuza Nuruba ngo ni timing Sande abantu bari nuza bose bavane muri request. Ntabwo ndayibona full. So abantu hano giye kuzamura abantu 5 guys ndashaka kugenda yo uri kunyumva ndakumva reka nkwereke nakandi kantu abona ndabona kwisa na bisi wow uyu munsi baragira miliyoni gazi mujye kuri Bruce Melody irandirimba yasohoye abantu mwese mu gihe n'indirimbo muyi dore n'indirimbo ngiyi agiye koza 900 nayo kurashaka irarejuje miliyoni iyo ni yihe ni pom 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 Cyakoza Melody. Yes Man, nice song. Wakoze indirimbo nziza kandi nibyo nyereka cyo bose babireba ari kugahogoza ongera uvuge icyongereza nani amaji ongera uvuge icyongereza uravuze ngo ni nice song. Bazendoje Olga mazia chini shuri man Ariko man ubuse nyure kure yayi kugira ngo menye ukuntu babivuga Amaji yo nagiye muri concert ibitugu ndabitigisa ndaperforminga bagira ngo ni AI Cyakoze kubitaga ko nikunda wavugaga oya ibyo simbizi ni Melody babashije urumva sorry Imana izame kwihangana nk'ibipesu by'ishati ya manager ariko manager kugorewe Dumba Mwina uve muyabake Melody Mamare mukakirigira muyoboka kazano nkamubwira kaganira na Melody gato Mamare muzangiye muyoboke hano ibintu wakoze uziko nsigaye ngenda mu nzira mfite isoni ugenda mwishambutasi Melody yo si wowe wambwiye ko umuntu aba akeneye uburere buruta ubuvuki ese ko muyoboka akuruta kwera icyo guma umwataka naramwumvise niwe n'ubundi nari naramwihoreye urumva aje bundi yicara muri radio numva arantangiye mpita nibuka yitura hasi yaraguye Melody ndakubujije ndabiretse Melody uzajye wubaha afite urugwiro agwa neza ugasubiretse mu gihe abandi bafite igikundiro wafite urugwiro ariko ma Dumba Melody reka nkosora imvugo kosora imvugo agwa neza agwa neza ari umuntu nyanditse ngo komisiyo Dumba wibabara wibitekerezaho sinjye wamugushije Jesus ibintu biri kujya he kwari ripupe gazi muri mukomeze Melody akomeje kuba igitangaza Melody wazanyitse muyobokura mushaka yiki aragana warankunda ndabizi abankumbuye Imana izame kwihambira kuri uyu muziki nk'ukuntu ibipesu bye byihambiriye by'ishati muca umeze ngo yakikurasa ariko Melody yubaha abantu bakuruta Melody bajya babanza biyubahe nonese wanyubahuka munshakire muyoboke hano ndabasaba erega amajura mbabarira muyoboka kuri amagi ibyo bintu nibigusetse amagi
cyokora birababaje birashekeje nose niba umuntu boxa umuntu ndakubujije ibyo bintu ntibiri fani amagi ibintu ntabwo bishekeje nta kidashekeje kirimo ariko kuko umuyoboke aragenda akiterekana bakamubaga Tumba ubuzi nk'iyejo bundi mburaga agakoni kanjye wenda nkabona ntaya kaniki kanjye ibintu mwari kunkorera ariko mana ariko Melody reka nkubwire babamo mbazi wowe mbabamo mbazi Melody uyu ushima Imana iyo habaho mistake gatoya hariya ugakubitwa agakoni kunda ariko ufata rero reka mbabwire ibintu mutamenye umuntu uzaza muri competition nanjye azaba azi ko njyewe nagiye muri gumaguma bwa mbere kandi Melody The Ben nta gumaguma yigeze ajyamo niyo competition urebye yaragize kubona iyi competition yari kumwe na Meddy Witonda ndaritonda nta kintu yabivugaho urumva ariko bwa mbere ni gumaguma nabaye wa gatatu gumaguma ntabwo ari imikino nabaye wa kabiri bwa mbere ujya muri gumaguma nk'umuhanzi kuko gumaguma ngiye bwa mbere nkuzimo nkuzu bwa ndakubujije wivuga nari muyede ndabyemera none se kuki gumaguma ya mbere wowe na bacyari na Dina nari umuhereza wari umuhereza inyo rero ngo tutari tubaye nagiyemo nk'umuhanzi ntabwo nahitwaye ariko nabaye uwa gatatu inyuma yeko yowe nabaye uwa kabiri gumaguma ya kabiri nagiyemo nabaye uwa kabiri yego ni ukuvuga ngo yagendanaga n'imibare ibintu bijyanye n'ihangana mu bijyanye n'umuziki ibintu nzobe ni ibintu mfitemo ubunararibonye wowe kanyabwa we nibagushuka ukanyiyahuraho nubabara nzagusaza menya ko bigoye kwangamo kanyaze Tumba umbwirire manajya ko nababara nzamusaza serebura intsinzi sha n'intsinzwe nari ngiye cyiza cyanjye ndemera nanjye meze nk'abafana munyaka aya masaha uri hehe uburi hehe ana mezo iyo ndavuga iyo uza gukubitwa Melody n'igifaransa bakizanyemo reba hano n'ubundi ntabwo cyari kwiga What is that? kamizure kabere n'ubwo bisome neza bakigakora amakosa nticyari kuzika batwiga egereza amaso yawe hano usome ndetse binano zagirimo thank you Kim baby Kim most what? notable Peace icons Africa 100 most notable peace icon muri Africa 2025 ko Kigali yayiguza ngahe Ega Dumba ibintu mushije Dumba baragiye bashuka undi mwana mba ndamunyafuye bagiye ko kongera Kigali yayiguza ngahe gushuka n'abandi Melody nge ntabwo njya ubu ngubu turi kuvugana ni kugusezera kuko inyamakuru side itsindwa yahumure ubwo ugomba kuza kuri side yanjye kuko ninjye munyakazi umva niwe munyakazi njye munyakazi none Melody abavuga ko ntabwo wakabaye waririmbye indirimbo Munyakazi muri iki gihe umaze umwaka utarasohoye indirimbo nibura wari kuzabivuga kera hanyuma se pum niho wayimusohoreye Dumba umuhanzi ufana yasohoye album y'indirimbo 12 njye nsohora album y'indirimbo 21 Jesus niyo babara nzagusaza noneho Duma baramukoma agakarura amaso Duma uje Duma ugomba kwihagararaho ugasigara urwana hirya mu gikari ariko hano wagerageje ese gukarura amaso Bruce n'ubwa mbere asohoye album no yakushubije umva byagushuye oya banza wumve ibyo nkubwira nanjye Bruce n'ubwa mbere asohoye album uyandi magambo muri mwaka nasohoye indirimbo 23
nubabara nzagusaza menya ko bigoye akazi zitagira video. reka nkwereke Dumba, reka mbereke imibare rero, sibyo? Jewe nakoze indirimbo y'Imana nikoreye, ejo bundi naririmbye ndebye hirya mbona Lucky Nzeyimana ari kurira, ndavuga nta mavuta mugezeho. ari kurizwa n'iki Yakagiye kuva mu idini sagiye kumukafi. Umurokora umukristo oya yitwa Nzagumisha. No Dumba, wallahi shahidi Rabi mwabamuhemutse. Mbega nibagiwe ngo shahidi Rabi nagiye musenga mu Kinyarwanda. Numva noneho tugende dukomeze. Noneho aho gusenga mu Kinyarwanda rero. Uretse gato. Iyo ndirimbo yitwa Nzaguha umugisha. Dumba, uza gushaka indirimbo z'abahanzi bakoze amarubumu zuzuza amamiliyoni. Mumenyesha ko kuri Audio Mark indirimbo y'umwaka ari Roza, nayo iri kuri same album. Sibyo? Nzaguha umugisha, dore ngiyi. Dore ukuntu ingana. Iri hehe kuri YouTube cyangwa kuri Noza? Kuri YouTube. Iyo birumvikana ko yarebwa cyane. None uretse nkwereke, dore nini gospel, reka dukorera Imana muryamye musinzire muri gukora uturaka kwa shitani. Dukorera Imana muri gukora uturaka kwa shitani, wese kibera kwigaruriye. Melody wemeye amafaranga kuri butanga amafaranga umuntu natagira emotion ngo arire ko atarize ayo mafaranga urayatanga. Ko nta marira twabonye amafaranga ariye wemereye abantu. Natarira we. Namuhaye Kadafi. Dukeneye ako gacumi. Yaririyemo imbere. Hari umufana wa Ben wanditse muri comment ngo 1.5 million mu myaka 3. So what? Ako nakaririmbo ngenda nakarengejeho mvuga reka ntago nasora indirimbo 20 zose hatarimo indirimbo y'Imana. Ndavuga reka ngashyira none abantu baragakunze. Narakaririmba abantu barishima man. Mubaza abantu baje muri concert. Mubabwira ukuntu Nzaguha umugisha nari meze. Niya feeling najya nkunda kugira pe cyaradeze. Warapfukamye kabisa naye nabibonye. Godfather. Yo. Undi Melody yarakubwiye ngo akazi ke nta kandi. Tekereza ko nta kandi kazi ufite ari umuziki. None amaji iyo bibaye imirwano mu muziki ngo ukubita ngo hagatiye. Kugira ngo nkayiba udatoragura amabura. Dumba. Yo. Ari ndirimbo ngo niwe Kristo. Niwe Messi. Sakanu ko guhagatira se keza man. Nano kumukubita umuhagatiye. Gatori buye. Ari ngoma yatevuga ngo kubita utababarira amaji. Abo kuyabangira ingata. Ariko iyo bataguha stage wari kuburihe Bruce. Amaji. kiramuhamisha. Mana yanje ngwino ndwanire Ndwana nkundura.